nagiriye hano ntabwo ushaka kugeramo shawa happy kandi ikindi era umubwire ngo njyewe ibyo nakoze sinshobora kubihomba gutyo gusa. ibiki se wakoze? So ndabona udashaka kumbwira ikijya mbere, mfite ibintu byinshi byo gukora birenze wowe. Hato nuri kubona ko nkunda era. Aho era uri kureba se iki? Ndi kureba ikibuno. Wese uri kureba iki? Ndi kureba ikofi. bro, aha ngaho uribeshye cyane. Rero reka nkubwire ikintu kimutazi. Uko abahungu mudusarira natwe arabo tuba twarasariye. Ahubwo ikintu kimwe ugomba gukora no gusenga Imana kugira ngo wasariye nawe agusarire, kugira ngo bigende neza, kuko nicyo gisobanuro cy'urukundo. Uriya muhungu nakoze ikosa rikomeye mu kazi, aramishira kandi iryo kosa ryari bunyirukanisha. Cyagenze gute? ntabwo wabyumva. Beni, we ntabwo wabyumva. Mbwira nk'umuntu afite amatwi abiri, utakumva neza. Uriya muhungu nakoze ikosa rikomeye mu kazi, aramishira kandi iryo kosa ryari bunyirukanisha. Cyagenze gute? ntabwo wabyumva. Mbwira, ni irihe kosa wakoze mu kazi ryatuma boss wawe atakubabarira? Oh my god, sunda bigenza gute koko? Biteze ko mbona wabaye. Ntabwo nzi uko ndi bubigenze. Nyine biragoye kuko papa bimenye yakwirukana, ariko njyewe unyizere ndagerageza mu buryo bwanjye ndagukavaringa, sibyo? Wamfasha gute? Ufasha ari amafaranga ngayagushakira. Njye uriya ni papa, ni my dad. Kunyumva rero ndabizi ko nanjye biri bungora, ariko uko yanyumva ntabwo ariko yakumva. Nose basi watsenga gusaba ikintu kimwe cyonyine basi, nukimfasha nyine uraba utabaye ubuzima bwanjye. Ahubwo reka nkubwire, aho kugira ngo umfashe usange ndimo kukugora, njye nagusaba ubufasha basi nshaka, tukareba yuko basi hari ikintu byatanga. Ndakumva ubufasha ushaka, ubufasha bumeze gute se? Okay, basi mbabarira unyingingire papa wawe, sibyo? Mbabarira ndakwinginze. Nyine umunyingingire nzajya nkora nyishyura, basi azajya yankata. Mfasha ndeba ikintu mfasha basi uyu munsi. Njyewe
Jyewe ndumva urabona bari no kumpamagara ariko ntacyo twabanza tukaganira. Ndumva njyewe ariya mafaranga ndayagushakira. urayanshakira? Ndayagushakira. Gusa kimwe cyo ndumva kujya kubibwira papa atari ngombwa. Njye mbikubereyemo kandi ndagufasha mu buryo bwanjye. Kandi njyewe numvaga ubwo najya kubibwira papa wawe basi tukumva ko ari ikintu yadufasha, tukumva basi niba twanayagaruka. Urabizi neza ko ubwiye papa yahita kwirukana. Ari akazi kakabura n'amafaranga kandi ukazayishyura. Ntekereza ko wayishyura utanakora ntacyo byakumarira. Ariko ngenda gukavaringa amafaranga ndayaguha, ndagerageza muvugire, ndumva kwibwa amafaranga yaragiye. Ariko njye nta nubwo ndi kumva uburyo amafaranga yiwe. Nose ubu nanjye ntago nzi ahantu yagiye pe. Basi mbabarira no kuri umunyingingire nyine mbabarira umfashe. Ubundi ni gute amafaranga bayibye kandi narasanze hakinze, kandi nawe urimo urambwira ngo wasize hakinze, cyangwa ntabwo ubyibuka neza wasize hadakinze, kuko ntabwo mbyumva niba hari hakinze hari umuzamu. Byagenze gute? Habaye izihe kate? Mva nkubwize ukuri. Ni ukuri njye ndabyibuka neza, nagiye kujya mu materaniro. Mva ni njye wifungiye imfunguzo, ndibuka n'ahantu nazibitse, ntago nigeze nibagirwa gufunga. Ni njye wafunze, ntago nakubagirwa ubwo gusiga nafunze. Anyway, ngiye kuba ndi bugufashe byo n'ibyanjye bindekera. Ibyo ndabikora mu buryo bwanjye kandi biratungana. Ahubwo icyo ufite wowe ni ukubyakira, ukiyakira, ukanyumva. We nyumva gusa, unyizere. Ibindi ubindekere, ndabyikorera. Sibyo mami? Nta kintu nizeye. Anyway, twiganirire ibindi bitese ahandi amakuru. Uretse biriya bibazo bindi, iby'amafaranga byo bitekerezaho cyane. Yego ntabwo byoroshye, na dada bimenye yakwirukana, ariko ndabikora mu buryo bwanjye, ndagukavaringa. Kimwe cyo nagufasha, amafaranga ngenda yagushakira. Urayanshakira? Nzayakwishyure se? Urayanshakira gute? Reka tube tubyihoreye. Reka tube tubiretse, icyo nkeneye ni ukumera neza. Ntabwo namera neza. Biragoye. Ahubwo se hano baduhaye akantu ko kunywa tukaba twiganirira, tukabyirengagiza iyo modo tukayivamo. Ntabwo ndi muri mode pe. Oya, humura ngiye turi kumwe, sibyo? Kandi unyizere pe. Reka nkubwire, ntabwo ndi muri mode pe, ntabwo ndi muri mode. Ndagerageza. Shabeni, nuko byagenze. Ariko njyewe ntabwo mbyumva. None se ayo mafaranga ntabwo mwarasaga kuri konti? Ahubwo amafaranga nasigaga nyabaze, natanga raporo, bosi akaza kuyafata mu gitondo. None se mu gitondo bosi aje, umuretse iyihe ndirimbo? Icyo gitondo ntabwo ari we waje, ahubwo haje Kavin. Aje asanga nataye umutwe, nabuze n'ukuntu mbigenza. Aje tujya kureba kuri kamera, dusanga n'amashusho bayasibye. None se ubwo nimba arakuvuganiye kuri papa we, ubwo ntabwo yakubabarira se byarangiye? Oya, iyo kesi yose yabaye, nta niyo papa yigeze amenya. Tambwira ko ibyo nyetse ari byo. Yego, ibyo uketse nibyo. Kavin yafashe amafaranga ye, aba yajyana kuri banki. None se ibyo bintu byose byabaye, hari arabizi? Nakubajije ngo hari arabizi? Nese undi amafaranga yarangaye? Shabeni, uwo munsi twari twakoze cyane, ku buryo twari twakoreye amafaranga menshi. Zari miliyoni 11 zirenga.
urumva mani ambanza nzimya kiriya televiziyo urumva mani noneho shahu nijoro ejo nibagiye kugutera story mpure n'umubebi cyagiye mvuye kureba wa mubosi Nuriya nasanze nazi ibyo urimo mbura uko nyigutera neza. Nanjye muri iyo minsi ntabwo meze fresh. Urumva se? Mpura n'umubebi. Mana yanjye. Wirekura niko ugiye kumbwira. Cyane rwose wabimenye. Oya, ibyo kwirekura cyakora uragerageje. Naguha nka 50%. Ariko aso ndiko mbona nta matsiko bifitiye we. Erega mani sindagira amatsiko mu biki. Nyine se ujye kumbwira ngo nawe n'umubebi wirekura muze gutya kubona bize nakunda ukuntu washaka gutya ngibyo. Ibaze ko baby ari we wanyiyakiye nimero mani. Mu baby uteye neza. None ahita ambwira ngo ngiye noneho nshaka kuzagusura ngo yabeje ngo yaba ryari. Urumva mani noneho uzanyizwa niki? Tayari uzi ko ugiye kurya inkoko ukayirisha n'ifi. N'ifi n'ifiriti kugira. Iwana byose ugahita uvanga mani. Ako ati uzi ko unateye. Namunyuzeho nenda kurwara urukebu. Ako nawo banza yari yankunze shaka banga yarabonye boga ari muri karitsiye. Akavuga ati no niga cyo yigeze nimo nayo yaragose. Ko nta mudutada wakwemera mani. Uzaba iki usibye ko nta biceri ndiho. Nyine nta biceri uriho. Uraho nawe warakubiswe. Uraho uri nkubiswe. Ubwo suragira ngo bigende gute? Ase abantu ubwo ngubwo nuko ncumbikiye niyo mpamvu winyibukije ko nakubiswe. Nanjye ni iminsi mike ngemba ndi gutigita. Urabizi ko manimo gukina ariko. Nibicamo mani kazafatwa nta kode. Ariko mani ngo nimba wowe nyine n'iki cyano nyine ugomba guhita ufatira na hakiri kare. Arigiye nko muri iyo minota barimo kukubona neza akubonamo nyine umuntu wadanjije wenda agatangira kukubonamo cya kintu nashaka kuvuga. Ntari bikazafatwa ndabizi. Kazafatwa ariko Sakumeze nk'uhangayitse kandi wari wishimye. Oya manu. Ndagukomerekeje. I'm sorry man. I'm sorry brother. Ntabwo ariko nawe wundi man. Nawe wundi ngine muri ino minsi. Mbe nawe nyine wishimye man. Wanjye nora mukobwa nyine ntago ari gihe bimeze neza n'igihe bitameze neza tu. Nakundi man. Useko nyine dukomeza kwirinda nyine nk'abajama. None nagiteka ryose ibintu byawe bimeze fresh nyine tu. Umva man, ariko rigi kabisa. Harakajambo ariko wambwiye ubushize. Ushize wari wambwiye uti nkomeze ngerageze. Ahubwo numvaga wakomeza abantu kandi rigira kabisa mushiki waganye. Ya. Man, ngiye mfite umukobwa yitwa Ella. Urimo uravuga ibyo ngibyo bya sister utakumva. Nanjye nkeneye guhumurizwa kubera ko nanjye ntaganyumva kandi nanjye ndi umusore none ibibazo ufite n'umugore ariko ngiye menye igitsina gore bose none ariko baremye tu nanjye ntikanyumva pe. Birashoboka ko Imana yaremye abagore bose yabaremye kimwe. Man, wowe gerageza undiringire rega ikintu cyose washaka nagikora ariko kandi ringira pe Bro wankorera iki koko? Ikintu wankorera nabura kereka kumpahera kandi era ntago yanyumva nta nubwo yakumva wowe. Ya gusa we na sister mugerageze bro. Ariko ukomeze undiringire man. Nabonye uri niga kabisa gerageza undiringire ko byaca mu. Ntacyo man, courage gusa reka nigendere nanjye. Sawa. Urumva man. Ibana umwana yanze kumva mu bitekerezo neza. Cyakoze wahinze nkaho iwana waguze inzi Kigali kabisa. Sinakubwiye mani ntabwo ari ngombwa kubinyibutsa. Harya. Ngiye mani bandi guhiga mani ntukankure muri mudu nari nimereye neza. Ndeka mbanza nitekerereza umwana neza. Mwana uteye neza kurusha ira wawe icyuki. Era ni icyuki ariko nabonye umwana uteye neza kumurusha ji. Urakina. Uriya mwana mani wabibona neza ukuntu ateye neza. Ndakunda mani. Ibyo ariko aragukunda senze cyamuhaye sha nzajya mpora mbigucyurira gacenze.
umeze neza? Meze neza. Ngo ukibyuka? Ya, ubyutse ahubwo urananguye tu. Yego. Ko watinze? Iki se? Umunsi wundi gakamubazi ko numvishije ngabandi batipe babyutse ngo baba bagize wowe Ariko mwana yanjye. Ariko cyakoze Imana ningiye hawe umukobwa kabisa. Byisi ninda ariko ibyo byumva nyine. nyine ko numvishije. Okay. Mbona niko byagenze. Njye nabyutse kare niyo mpamvu. Kandi waje ngo urabyutse ukambwira ngo urabyutse? Ya, nabyutse kare nuko nari nkubeshye. Okay. Nase ko watinze kwambara kandi ndagusiga nutambara vuba. Nutajya va kandi ndagusiga. Nanjye ubwanga ibyo ngibyo urimo gutekereza n'ibyo byabaye. N'ubundi rero ndabyutse ngiye kwambara tugenda. Nkubwira iki? Nutambara. Urumva? Ndagusiga kandi nta na bizo ndi buguhereze. Ko warakaye. Nyine ndashaka ko tugenda. Ya, naribi. Ako by the way wambaye neza. Merci. Kikomeza wambare gutya. Tugenda bujye ko. Tugenda ugiye kunyambika. Serious? Karitse kari ngombwa. Ndabizerega n'ubundi kutabikora. Tugende wambare. Wese kuje hano? Unyine nari wabyibaza. Kandi ntabwo nshaka yuko riga uruhu. Ya ninjye hano kugira ngo mufashe. Ikindi ntabwo nshaka kureba umukobwa wanjye nkunda arimo kuvunika kandi mari. Cyamba mbwira. Siko numva mbona. Ya. Mbona umuhungu dukundana. Ndamukunda ariko nyine mbona nzateta, nkateta, nkongera nkateta. Vuga ngo hi, I love you. Bivuge. I love you. I love you too. Ese, okay, turetse ibyo ngibyo. Utajya mu kazi. Uyu munsi numvaga nshaka kwirwana nyine tukirirwa. Kirirwana nanjye. Apisha. Numvaga nshaka nyine kwirirwa hano tugasoza twatuma. Bro, Kuri online. bya online. Okay. Nta kibazo. Cyambishe nuko tu. Ya. Ibyo nyine nakubwiraga. Umva. Bro barambwiye ngo na online wakaodaringa n'undi cyangwa no mu Rwanda birahari umuntu yabigurira mu Rwanda. Tuzareba ibizashoboka n'icyo tuzakora.
none se ko numva ndushye sha ndumva nashyushye mana we nizere ko ibiryo byahiye mva ubwo reka nzamuke ntacyo ariko wasohoka kuri gate kugira ntahayoba nanjye ndimo kuza ntegerezaho akanya gatoya ibyo nyine nakubwiraga sibyo ariko nizere ko umeze neza. Umeze neza nta kibazo. Akazi biragenda se? Biragenda. Biragenda nta kibazo ufite? Habe na gato. Nta kibazo. Ese ni uzasubira mu rugo ryawe? Tuzajyana se twari wambwiye. Kandi rero nimba karakara kanagatera mani ndamutse mbonye amafaranga nahita mbikora nyine tukagenda naho kujya kuri hasi mu kamari n'amafaranga kugenda hari ahantu birabari tani. Nase uzaba ushaka kuyakoresha iki? Tiketi niyo udafite? Nase nayiki? None nubwo ntakena nabura amatike mani. None se nyine urashaka yicaye uzahita tukagenda ufite ubu ngubu. Okay, tuzabipanga mu byumweru bibiri biri imbere sibyo? Nta kibazo. Kandi nyine mpamvu ndagukunda byata ntukabone nyine uko nitwara ugire ngo nyine nanjye ntabwo ari ngiye urabizi nyine hari ukuntu nyine umuntu iyo ukunda umuntu igihe umwifuza byatari mwe bikomeye kandi wibwe ko nyine ndi na muzima nk'uko nabikubwiye yandi muzima bebe. Ndabizi kuri muzima nyine ntabwo ubizi. Ndabizi. Rero ntugatungurwe rero no kubona ukuntu nitwara ni urukundo ugomba mwifuza. Reka ibyo tubyihorere ntari dukomeze ibindi byacu tugahita dutanga yabo. Siko kiri iyo tugeze kuri topic buri gihe ugira nabi utashaka kubyumva. Tutagiye ku kazi. Tutagiye ku kazi. Bro. Listen. Kuki winjira udakomanza? Hano ni kwa ariko. Ahubwo katansubiza. Uyu ni boss wawe? Baby tubuze. Kandi ntabwo nshaka yuko umukobwa wanjye ikintu cyanzanye ku isi no kumwitaho. Siko bimeze. Shamba numva umuhungu tuzakunda. Muzakundana cyangwa mukundana? Dukundana. Yewe, isura Nzateta. Mwateta ngongera. None twatubyiye. Simo mukundana ma. Umuhungu dukundana. None muze ngo tuzakundana. Yego twagiye. Of course. Ubu mu kwita ku mwamikazi wanjye muko Imana yanumye hano kuri Mesiko ngari nyine mbikora neza nito. Sibyo? Njye nta kibazo. Ikintu nibagiwe. Siko na mugati twazanye se? Nta kibazo. Tubyihorere.
none ubu nshaka guhita turya aka kanya. uretse Ngiye ati tuzi. mood Ngiye ati tuzi. komeza uvuge amagambo avuga kuri action Baby. Wari witonze nawe. wita ntutujye ugasubira mu nama